wanduye sida. Sida se ko ndi gusura misombe sida yanduzwa n'isombe. Njye mbabarira umbwiza ukuri. Abantu benshi bari kuvuga ngo wanduye sida ngo urwaye sida, njye mbabarira umbwiza ukuri nimba ari byo koko. Mana. Sida koko. Sida. Mubana twaryamanye bose ubu ninde wandeye sida koko. Ariko ndamukeka. Niyo mukobwa nahereyeho pe. Nta wundi mwanzuro nafata. Ubuse koko bigenze impfe. Ndapfa. Reka mbarize. Kamili we. Kamili umeze ute? Komera Kamili we. Komera. Kamili habaye iki se kana we? Yagenze gute? Denezo. Ntituri inshuti. Yego ndabizi ndakumva. Ariko reka nkubwire. Ese kandi kumbona ibyuma wamenaguye, amatuko wamenye, rikere wanyweye. Habaye iki kabiri kubona kandi. Denezo nawe ari wowe. Ntabwo nshaka kubaho. Ari wowe mani. Aho bakuruze. Ndangira. Inzira z'abarongo wabuyizi mbabarira imbwira. Mukanya bamwe kandi Kamili yagenze gute? Yerekana no. Kamili we nga gose tuza umbwe ko byagenze. Nyine Patrick nyimara kumureba niwe nari kwizera ara kuri kigo nderabuzima akimpima. Inkuru yambwiye. Ni yari sigaye mbanze nyine. Uye banze umbwe byagenze Kamili rwose. Kuyihebyera ndabigendane none. Akimara kumbwira igisubizo yambwiye naho cyumvisha ari wowe. Kamili habaye iki ko tuza umbwiye ntago uri umugore ngo baguteye inda. Yambwiye ngo sida. Uri ufite umugore sibyo? Usa warabizi? Nicyo kibazo mfite n'abana mfite. Nabyo bazi muri make. Uvuye kwa Patrick feri ya mbere hano ku muhanda. Ibyuma wamenaguye, wiyakuje wanyweye, musanze mu kiwano hasi. Kamili reka ngubwire sibyo? Inama naguha sibyo Kamili? Sibyo Kamili? Nimba urwaye sida umwanzuro suko yabuze ibiyoga ngo umwe amayoga ngo umbe kwatanga n'ingombe ngo byarangiye. Ukire mu mwanya wanjye. Umugore kumva ntarwaye sida tarabana. Kamili humura sibyo? Kamili ukunyumva sibyo? Kamili no bose urwaye sida sibyo? Kurikiza inama za muganga. Wanyweye imiti kugihe kandi kumabwiriza abaho ubuzima barakomeza. Nose reba nk'ubu reba Kanani nabikora Imana bose barwaye sida kandi baruzo barakomeza. Si abasore se batunda imiryango yabo bafite imwe kandi barakomeye cyane. Wowe komera ushikame aho ukenera gukora ube uwa mbere ubwo umuryango wawe bagane he kwa muganga bipimisha. Kamili ndakumva biragoye ari gusa nyine hangane urabica mu pesi byo. Wowe usigara amahoro ukomera ushikame. Umwanzuro jya mu rugo uje kwa muganga wenda nubara kanyanya n'umugoroba baguha imiti inama za muganga ubikurikize. Sibyo Kamili? Sigara amahoro kutekane kandi umukomeye sibyo? Urakoze. Ngasigara amahoro Kamili sibyo? Yego kandi witeho. Urakoze. Ikisana kama nakutwa kwita kwa muhanga. Imana ishimwe. Si uhageze? Urahageze. Ibintu wankurewe urabizi. Inde. Nta soni. Wifati wowe yewe wemere ngo ryamene nawe. Ufite Njerwa ko kimeze. Akoreza kujya nabyiri gukina. Akontu ugenda ngo numuntu. Ntekereza ko izari prank uri kunkinira mu matwange. Wanyanduje sida nanisu. Yasura. Egera nukanza n'ibintu by'ibitatu. Uri utambwije ukuri jewe. Nimbwira ko rwaye sida nkikinyira baka bwiza ukuri.
nizere ko izari prank uri kunyemera ubwiza ukuri ni brag ngiye kwa muganga bane igishinge igisubizo banzaniye ndacyumvishije sida hari ikindi reka nkubwire izina ry'Imana ndamutse ngiye kwa muganga asanga baranyanduje sida umugore wawe narara mbimubwira izo ndwara sida narahura n'anduje sida yasura se niyo banduse cyangwa cyaraboze ubu n'ibintu nkore n'umwana wanjye agiye gukura umwana wanjye wifura umukurikiye n'umuhererezi bose bagiye gupfa kubera we Jesi wacu ntibari barabyaye ubwa mbere ubonye mu nzoga ibi ni ibiki uramaze shajya kunywa n'izindi ahubwo ajya kwa muganga kubita ikinini nawe ujya ukibyukira gusa twe tukiri urabona uturushize urabona undusha gusa neza wavuga ngo ariko ubundi ngubu koko tuzakora kuba waranabyaye ahubwo wajye muvugisha ukuri reka mwereke mubwize kuri kwiki reka mwereke cyangireka nyoko kikanyaka ko wanyu nkabaheraho gaca mbatimba genda ubashyire reka mwereke genda ubashyire nta n'umwe ndi busike si bene nyoko naso mwese sha ndakwereka nuko natwe twari abana sijyanga iwacu ntibari barabyaye ubu navuga gusa nkubwingo ikasi korona uburaya abagabo mujyayo tuzabanduza tukabamara nani se nimujya muri nyaho mweretse ngo nagukunze ngo nyererere upari kugenda muhagarara mujye mukomeza umuhanda muturira mutubaza icyo ubu kikariho se cya kirori cyo kuwa gatanu nawe wari ukirimo bivuga nari mare hari hashyushye yewe cyane warotse we umva mbabarira uriya mutunga bagize nk'umuntu akora sisa deri ye uriya si deri stu ano twari turi kumwe mu kirori cyo kuwa gatanu yarahari mwana yaranasiriye sindi yanyise bakoko mbona mwakwamiye mu muhanda aho umenye uvuye no gusenga ikibazo kuri kugenda wivugisha mu muhanda umusazi watangiye reka nkubwire ikintu byabaye reba hari ikigabo muhuriye na cya repfo ngo kita Kamili twahuye ndi kwitahira mvuye mu kirori ari nimugoroba mpagaze ku cyapa Angela amagarika ngo rwankunze ngo ndi myiza ngo nidutahare ndagenda mu mafaranga y'inyice nani kintu nayamajije nishinza barashe ngo bamwita Kamili nimba ari Kamili nimba ari Kamiki ntabwo mbizi ikigabo kinini cyane kirekiremo cy'urusura rubi n'ubyagashinga nyine cyarambwiye ngo dutahanye turarara kumva arongera turahura none kigera nifite ikibazo cyo kwishyura inzu amafaranga ubufaranga budashinga nta nubwo nahashye aya cyane zarepfo ngo cyanduye sida ngo yererere ngo cyanduye sida sha ntagenda ajye kurya ibinini ngo yanduye sida wa rusugu icyo mutari kumva undi mwe mushaka kumvuga ni iki nizere ko atari Kamili uri kuvuga nizere ko atari cya kigabo kinini nicyo wimbaza ubusa kandi wibivu bayishyuye umase Kamili warakoze n'umusozi urwarwa ntabwo waduciye hariya hepfo mweguriye mitwe yanyu nimba mwararyamanye namwe do dore ikigo nderabuzima ngikiriya mugenda babakubita ikinini mwese mumbashe impamvu ndi kugenda nivugisha dore ngararira Kamili nawe mwararyamanye mbona ntabwo tuhakoresha ihanagure niyo mpamvu uri gusareza genda bagukwereza ikinini hariya se njye urabona ntasa neza urabona niyanze Sister reka nkubwire rero kubwizo mpamvu ngiye kugenda mbonane nawe urumva ngiye kugenda mbonane nawe mubagira igisiga mwihutishiriza urupfu n'umuri rwapfuye rurahagije reka ngende sibyo reka ngewe ngende kandi ukomeze wihangane bitangiye birarangiye koko ubu ubuzima bwanjye ndabubuze kubera urusaza rw'amabinga wagira ngo ndagenda ariko ndagenda rwica ase wagiye twakubwiye ngo reka kurira wajyana mukaguhereza wakenganye ko nawe bitugu ukaza kunyereka bati ndakibagira ibisiga manuka hariya nuko atarira korose cyane ngo nayitari kwiya usigaye cyangwa ntabwo ari ngombwa nawe nacujyane hano ibinini wasigara turebe ko biri bugufasha ubundi nawe ibyo bintu ubutubwira ubitubwiriye iki ndashimira Imana yamaye kwiyakira
ngakomera uwiteka nzayishimira kanica soromera agasombe kongera abasirikare mana we ariko nta kundi none se ko nanjye nakoze numva binjyohera reka ntacyo niyakira akacao iki kinini nzakivamo mwuka bya abana b'u Rwanda nangije urubyiruko ariko nanjye sije ntago nari mbizi uri gukorera se wabaye ni nkora risanzwe umuntu akora habaye ako mbwira ariko utanzeho umbwishije ukuri ibintu bari kuvuga nibyo ibiki se wanduye sida sida se ko ndi gusoroma isombe sida yanduzwa n'isombe njye mbabarira umbwize ukuri abantu benshi bari kuvuga ngo wanduye sida ngo urwaye sida njye mbabarira umbwize ukuri nimba ari byo koko ubyumva nise abantu bangahe twese kumwe nta utaneza abantu nyine njye hano nyine tuva umuhanda gusuragira ngo ugomeze neza Rwanda nawe mwese uturutseho byumvikiye he by'abantu bari haruguru bose hari n'undi mukobwa wabivuze ngo urwaye sida njyewe undi reka nkubwiye ntaretse no guca ku ruhande umusaza wanjye yumbwiye ngo waranduye ngo yakunyuzeho uri kubivuga umusaza wawe sibwo yawe yambonye cyangwa yanyumviye he none umusaza wawe yaje kwa muganga ko mvuye kwa muganga muka uko ari kwa muganga nyine ntabwo nakubeshya urabizi kandi nanjye ntabwo ari njyewe ihangane ngusobanura simfasha kugira ngo nanjye unyumve waranduye koko nyine ukuntu byagenze njyewe bwa mbere haciye ku ruhande nahuye n'agakobwa karekare k'agakara kadafite n'igara hanyuma noneho ako gakobwa twahuye nari muzima njyewe kuko umugore wanjye ajya kubyara twajyanye kwa muganga tumaze guhura akanyagwa bivuze ko wambwiye ngo tutabizi kuko sida wamweru nahise mwebwe muje mu biki kandi mwe muturutseho ko muza munyifatiye murafatana n'umwenda imigenda yakoze ndashobora kwihangana ubwira ukuntu muri iyi si ndabona cyane muzima kana bara umva ngende bana nsubije ubuzima bwanjye murumva mundusha amagambo twaguceceka cyaguye kuduha njye ndishimye ceceka iki abakobwa rero uzi n'ibindi uceceke aka kagabo nta kuntu twagafata tugagashwanya gusa tukakajugunya muri tuwarete tugasiga cyangwa tukagatabikamo hano tukigendera ndavana ukwisha nanaguhambiye uri kujya he uri kutavana wishe nanakwihambiye ngenda kwicara nakwihambiye byagenze gute ubuceceke mubwire ngo intara reka nubwo warwaye turakwica tugasigara umva mubwire rero wa mugabo nimbura umugabo nimbura umugore nimbura umusore sinda ntabizi uyu mugabo uko umureba ukunguka afite umugore n'abana yarifashe araza akajya abwira uburyo bwamubonye ko ari n'ikigoryi akajya afata umukobwa umwe akadusambanya ku myaka ufite bagusambanyirije mu imyaka none ubu ngubu tumenye yuko yarwaye sida ubu ni ukuvuga ngo twese aha ngaha ko yagiye adusambanya twese turarwaye nicyo muri kumuhoza turagatabika hano oya kamubwire ntabwo ibyo bintu twatse nimureke kurira nimureke kwiheba ndabona wagira ngo hari ikibazo cyabaye kuba yarabateye sida nibyo turabyumva habayemo ikibazo kandi nawe ashobora kuba yarayibateye nawe yayikuye ahandi ariko sida ntabwo ndi kumuvugira ndimo ndagira ngo kugira ngo twese ubuzima bukomeze
umurwayi wa sida ntaba agiye gupfa, umurwayi wa sida ubuzima burakomeza. Kuko ahubwo icyo mbashishikariza mwese wagiye kwa muganga namwe reka tubashishikarize mujye kwa muganga mufate imiti. Kuba muri bato ntibisobanura ko ubuzima bwanyu birangiye. Muzabyara kandi muzabyara abana bazima, muzubaka ingo nta kibazo, sibyo? Agahinda rwose nikagabanuke nibyo, ariko nawe turamushyikiriza ubuyobozi tumenye impamvu agenda ashuka abana b'abandi kandi azi ko abana n'ubwandu butera sida. Naze tugende nonaha, ariko namwe muze tugende mujye kwa muganga babapime murebe koko murwaye n'igihe mwasanga mutarwaye, kuko si buri muntu ko aryamanye n'umuntu urwaye sida nawe ko itarwara, sibyo? Byabaye amahire umuntu akaba nta kibazo, ngaho ni muze tugende mujye kwa muganga nawe ngwino baherekeze kugira ngo bishobore kugenda neza, sibyo? Abagabo muzabona kandi muzabyara abana bazima. Nta kibazo rwose, gusa mu mbabare rwose narakushe.